What's up guys, what's up my people, it's your player Ken Yatame. Sayera nkuko bisanzwe bagenda magezaho ibintu bigezweho cyangwa se bahitiramo icyamamare kimwe cyo mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda, bagenda mbagezaho amakuru cyangwa se ubuzima bwe bwa buri munsi ndetse na byinshi mutagiye mumumenyaho. Uyu munsi mbazaniye The Queen Koha MC DJ cyangwa se mwite umunyamakuru w'ibihe byose yitwa Anita Pendo. Ndagira ngo mbe nzambagarukire ko ibintu bitangaje cyangwa se ku buzima butangaje bwa Anita Pendo cyangwa se byinshi umwibazaho byinshi utamumenyaho. Gusa nanone niba kubaza umukobwa cyangwa se umugore wirwanyeho, umugore warwaniye impano cyangwa se umuntu wasitagorinze kugira ngo abashe kugera kuri level imwe cyangwa se ave ahantu hamwe ajya ahandi, uzaza n'uwo bita Anita Pendo. Ni umu DJ, ni MC, ni umunyamakuru, ni actress mu mafilimi cyangwa se cyayigeze no kuba video vixen. Yakoze byinshi kugira ngo abe ari aho ari ubu ngubu. Gusa ikindi kintu waza kumenya kuri DJ cyangwa se MC Anita Pendo nuko yavutse ryari cyangwa se yaje kuba afukira hehere kanse gende byose mbikufira umuzi n'umuzingo. Icyo ngusaba we kora subscribe wa hasi kuri One Step Show maze ugenda urushaho kumenya n'ibindi byamamare nzagenda. So guys, MC cyangwa se DJ Anita Pendo yavutse ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri mu 1986 aza kubavukira hari ya Kampala mu gihugu cya Uganda. Bivuze ko ubu ngubu afite imyaka igera kuri 39. So DJ Anita Pendo kandi yavukiye mu muryango w'abana barindwi, dore ko ari nawe mfura yiwabo. Gusa ahangaha nkuko mbisoma kuri Wikipedia bakomeza bambwira ko DJ cyangwa se MC Anita Pendo yaje kuba afata inshingano akiri mutonya, dore yuko ubwo umubyeyi mubyara cyangwa se papa we ubwo yazaga kuba yitaba Imana, aribwo bita Anita Pendo yatangiye kugenda afata inshingano zimwe na zimwe. So DJ Anita Pendo kandi ikindi kintu wajye numenyaho ku buzima bwe bwihariye nuko mu bijyanye n'amashuri DJ Anita Pendo yaje kuba afite icyo bita bachelor degree mu cyo bita journalism cyangwa se itangazamakuru muri rusange, aho yaje kuba akora iyo mpamyabumenyi muri Mount Kenya University. Mbere yuko ayibona ridakwiye ko muri 2007 ariko yaratangiye umwuga w'itangazamakuru mu bijyanye n'ubuzima bw'urukundo cyangwa se ibyo nakwita nk'urukundo rwa DJ Anita Pendo. Nuko yavuzwe mu rukundo n'abasore bagiye batandukanye, gusa yaje kuba abyarana n'umukinnyi cyangwa se umufootballer warugezweho icyo gihe ubwo yakinaga mu ikipe y'igihugu Amavubi, ariko abantu benshi bagiye bamumenya yitwa Ndanda Alphonse. Baje kuba babyarana abana b'abahungu bagera kuri 2. Umwana wa mbere baza kuba bamwita Tera n'undi baza kumwita Ryan. Abo bose ni abahungu cyangwa se n'abana babo bita MC DJ Anita Pendo. Mu bijyanye kandi na kariyeri ye ntago navuga byinshi, ikindi reka mbanze mbageze ko gastori gatonya. Usko bita MC cyangwa se DJ Anita Pendo yaje kuba abura amahirwe yo kujya muri video cyangwa se gukora nka video vixen n'abahanzi bagiye bakomeye bo hanze y'u Rwanda, kubera yuko ngo Anita Pendo icyo gihe yakoraga nk'umubyinnyi ngo yarazi kubyina kera, ariko bitewe na taye yarafite ikidere ko yarananutse cyane ngo byaragoranaga kuba bamubona bakaba bamushima kubera yuko ingano yo gusa ibintu byo yarazi kubikora. So gusa ubu ngubu umubonye nibwo utumenya ko abashize imyaka nyinshi cyangwa se abaciyeho igihe kinini. DJ Anita Pendo cyangwa se MC Pendo abifatanya no kubyina, abifatanya no kuba umunyamakuru, ibyo byose akabifatanya no korera. Niyo mpamvu mwite umugore udasanzwe cyangwa se Anita Pendo bwazaga kuri RPA cyangwa se mu kigo cy'itangazamakuru nibwo yaratangiye kugenda amenyekana cyane, cyangwa se nibwo impano yari igiye kurushaho kugenda imenyekana, dore ko icyo gihe yakoraga kuri radio ndetse akagenda akora no kuri televiziyo icyarimwe, ndetse hari n'ibiganiro bimwe n'imwe abantu benshi bagendaga bamukundiraho, n'ikiganiro yakoraga kuri Magic bitaga Magic Morning, ndetse n'icyo bitaga Friday. Iki ni ikiganiro cyaga kuri televiziyo ndetse n'icyo bitaga The Jam, ndetse kikaba ari ikiganiro cyacaga kuri televiziyo. Ibyo byose ibiganiro wasangaga ari ibiganiro bihuriramo abahanzi, akagenda atumira abahanzi ba MC, aba DJ abanyempano bagiye batandukanye, akagenda arushaho kugenda abazamurira impano, ariko nawe ariko agenda yiyubaka arushaho kugenda agira experience
muri ibyo muri mwuga cyangwa se mu itangazamakuru muri rusange. So Anita Pendo cyangwa se MC DJ cyangwa se n'undi wese wakwibaza kuri byinshi cyangwa se watekereza ibintu byinshi kuri Anita Pendo, nuko ikindi kintu waza kuba umumenyaho nuko muri 2024 navuga ko ari umwaka umubereye mwiza kurushaho, dore ko ari umwaka yaje kuba atsindira igihembo cya Best Female African Radio Presenter cyangwa se nk'umunyamakuru w'umugore cyangwa se umukobwa wo muri 2024 waje kuba yitwara neza. Gusa nanone muri uwo mwaka nibwo uwo bita Anita Pendo yaje kuba asezera ku gitangazamakuru cyangwa se kuri RBA, yaramazeho imyaka igera ku 10, dore yuko yaje kuhava yerekeza kuri radio ya Kiss FM aho yaragiye gukora muri breakfast ari kumwe n'ubita Patrick Rusine. Aho nacyo akaba ari ikiganiro kiba mu gitondo nabo bagenda bakira abahanzi bagiye batandukanye bagenda barushaho kumenyekana. Ngiye cyo no gusaba kora subscribe aho hepfo mu ibara ry'umutuku ukareka inzogera kugira ngo mbasha kugezaho ibintu bigezweho mubashe no kubona abandi cyangwa se ibindi byamamare nzagenda nkukoreraho. Ngiye cyo mbwira nitwa Mr. Emi cyangwa se nyita Mr. Iram, byose tujye duhurira aha ngaha kuri iyi channel kugira ngo njye mbasha kugenda nkugezaho ibintu byinshi bitandukanye. Icyo nkubwira wowe, I love you my people, stay tuned.